uretse kugenda. Ndabizi birakubangamiye kuba wari uri guscrollinga muri screen yawe ureba video zisekeje, izigisha ndetse n'izindi, ariko ndagira ngo usezeranye ko umunota umwe ugiye kumareba ino video uzaba umunota w'ingirakamaro utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Kenshi cyane abantu dukunze gutakaza inzira zacu kubera ko tuba turi bize cyane tureba iby'abandi bagezeho, tukamara amasaha menshi duscrollinga kuri social medias, ahanini tutabikoze ku bw'indi mpamvu, ahubwo turi kugereranya ibyo twagezeho n'iby'abandi bagezeho. Uzabona abantu bakora hit, abantu batangira business ndetse abandi bagura amazu. Ibi ngibi uko uzakomeza kugenda ubireba cyane bizatuma utangira kwiyumva nkaho uri inyuma, utangire kwishidikanyaho, utekereze ko hari utari kwihuta mu iterambere bihagije nk'abandi. Muri video ngiye kukwereka impamvu ufite guhagarika kwigeranya n'abandi, ukarekera kureba mu cyerekezo cy'abandi ugatangira kureba mu cyerekezo cyawe. Ndagusaba kuyireba kugeza irangiye, kuko bishobora kuba ari byo ubiri gutuma udatera imbere mu buzima bwawe, ukabona usa nkaho wakwamiye ahantu hamwe. Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko ikibazo si uko utari gutera imbere, ahubwo ikibazo ni uko uri kureba mu cyerekezo kitari cyo. Rekera guhangayikishwa n'ibyo abandi bagezeho ndetse uhagarike gupima iterambere ryawe hashingiye ku ry'abandi. Menya ko urugendo rwawe ari urwawe wenyine ku giti cyawe ndetse rutagomba gusa n'urw'undi. Abantu bamwe bazatera imbere byihuse, abandi bazatera imbere bitinze. Gusa ariko ibyo ntacyo bivuze kuko icyawe aba ari icyawe. Impamvu kwigeranya n'abandi rero ari bibi cyane nuko biguca intege bikakwereka ko ntaho wavuye ntaho wagiye. Ushobora kuba hari icyo wamaze kugeraho mu buzima bwawe kandi gifatika, ariko igihe ubonye undi muntu ari gukora ibirenze ibyawe utangira kwiyumva nkaho uri inyuma, ukibagirwa kure waturutse n'ibyo wagezeho byose, kuko uba uhuze cyane uhugijwe no kureba abandi kuri social medias bari kugera ku nzozi zabo. Igitangaje nuko akenshi uba utazi biri kubera inyuma ya kamera. Abantu berekana uruhande rwiza gusa, bapostinga iterambere bagezeho n'intsinzi zabo, ariko ni gake cyane uzabona umuntu apostinga ibigeragezo, imitego, gushidikanwaho n'ibindi nk'ibyo agenda ahura nabyo kimwe n'ibyo byawe. Maze wowe warangiza ukabireba, warangiza ukagereranya ubuzima bwawe bwa nyabwo n'ubuzima bw'undi muntu yeditinze. Muri rusange rero rekera kwangiza imbaraga zawe wigeranya n'abantu mutari no mwisiganwa rimwe. Gabanya kwirukanka inyuma y'ibintu kuko abandi babifite, ahubwo utangire kuba focus ku byo wahisemo gukora, kuko uzi ko bizaguteza imbere cyane kandi ubishoboye. Ndagushimiye kandi nkuhaye amanota 10/10 niba warebye iyi video ukaba uyirangije. Njye wari uteze amatwi, amazina yanjye ni Irumba Shadrack. Nizeye ko warayigukuye ntayigushyize mu rwego rw'imitekerereze. Hanyuma kandi mbonyeho kugusaba niba wayikunze ukoresha gusangiza inshuti, abavandimwe ndetse n'imiryango kugira ngo nabo hagire ikibafasha. Ikindi kandi andika amanota wabonye muri comment.